Iyo umuntu atarashinga urugo hari ikibazo kimuza mu mutwe buri gihe, gusa kikaba ikibazo giteye ubwoba iyo atekereje kuri iyo ngingo. Nzakura hehe umugabo cyangwa umugore ko bose barangiye? Iryo jambo ko bose barangiye ntabwo byansaba amagambo menshi ndi gusobanurira, kubera ko nawe urebye ubona ko guhitamo bigoye. Nitwa Samuel Mugisha. Muri iki kiganiro kitari buze kuba kirekire, tugiye kuvuga ku kubaka urugo. Ni ryari, ni ikihe gihe cyiza cyo gushaka umugore cyangwa se umugabo? Umugore mwiza arangwa n'iki? Wamukura he? Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tubagezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu na rimwe. Ikaze. Imyaka mibi yo gushaka umugabo cyangwa se umugore ntabwo ariyo benshi batekereza ko ariyo. Reka tworoshye ibintu. Mariage ntabwo ari imikino, ni urugendo rw'ubuzima ahubwo rurerure. Muri urwo rugendo kubariranya neza, kubikora ku gihe cya nyacyo cyangwa se mu gihe cya nyacyo, nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kuruta ahubwo no guhitamo neza uwo mubana cyangwa se uwo murushingana mwubakana urugo. Guhitamo neza igihe ntabwo turi kuvuga bya bindi ngo uracyari muto nturakura cyangwa se ngo urashaje wagumiye iwanyu. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Turimo turavuga ahubwo ku mpamvu iba igiye gutuma ushaka umugore cyangwa se umugabo. Hanyuma y'ibyo ninde mugiye gushakana ahita agira ijambo aho ngaho. Uraza gusobanukirwa wotera agatebe hamwe ubundi untega amatwi. Munsi y'imyaka 25 abantu benshi nk'abana kamenye ngo ni bande abari bo. Abenshi baba bakishakisha. Nibura kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 25 umuntu aba acyubaka uwo ari we n'icyo azamarira isi. Intego ye muri rusange mbese abakishakisha icyo bita destiny. Uzabibona cyane kuko kuri iyi myaka ibintu byawe byinshi biba bihindagurika cyane. Ibyo wizera bihinduka kenshi, intego zawe ziba zihinduranya nkaho utazi icyo ushaka. Hano hariya, ejo ukaba uri hano, ejo bundi hariya. Ibyo ugenderaho n'urwego rwawe, uburyo ufatamo ibintu, ni ibintu biba bihindagurika buri munsi. Ariko mariage, urushako, kubaka urugo, mariage nicyo kintu kimwe kizagufungirana ahantu hamwe aho uzaba ugeze. Abantu benshi nibura bashyingiwe bagashyingirwa imburagihe. Ubuzima bwabo bw'urushako buba bumeze nkaho ari gereza igihe cyose bataragera no ku myaka 30 y'ubukure. Ntabwo babirimo bazabikubwira, ntabwo babigezemo bazabikubwira kenshi. Gusa ibintu byinshi wikoraga bihita bihinduka ku kanya iyo wubatse urugo. Usanga noneho ukeneye abantu bazima muziranye aho kurundanya imyenda myiza yo kwambara. Abantu benshi bashakira imburagihe bakaba mu buzima bumeze nka gereza. Ntabwo byanga kubahira mbere yuko bagera ku myaka 30 kubera ko bashatse nabi. Ni ukubera ko baba barashatse badakuze. Reka tubyite badakuze bihagije. Ushaka kubaka urugo utarakura neza biba bisa naho witegeye divorce cyangwa se ugutandukana n'uwo mwashakanye. Tuvugishije ukuri, akenshi mu myaka yacu 20 abantu bitiranya ibintu bibiri. Abantu bitiranya ubusazi n'irari ryihuza bitsina, bakaryitiranya no kuzuzanya kwa nyako. Kuri iyi myaka abantu benshi bazibwira ko kuba azi gukora imibonano mpuzabitsina neza ngo ari byo byubaka urugo. Ibintu by'ubusazi nk'ibyo nawe watekereza by'icyuka gusa. Benshi baba batekereza ko isengesho, amasengesho menshi no kwihagararaho bishobora gushyira ku murongo umuntu udashobotse mu by'imibanire. Wenda azahinduka, niko tuba tuvuga. Gusa uba wibeshya. Tuba twibeshya kenshi. Nta sengesho na rimwe ryashyigikira imibanire ishingiye ku bintu by'amaherere gusa ribaho. Dore ibintu uba ukeneye. Uba ukeneye kubanza kumenya no kwiga gukemura amakimbirane. Uba ukeneye kwiyitaho no kwimenya. Uba ukeneye kuguma ku murongo ndetse no kwiga kuguma ku murongo igihe cyose ibintu byakomeye. Discipline under pressure. Ariko kandi intego hejuru ya byose, mu gihe cyose utarabasha kugena no kugenzura amarangamutima ugira yawe, nta na rimwe wabasha kugenzura y'abandi. Nyamara iki ni ikintu cy'ingenzi mu kubaka urugo. Ubwo imyaka 20 nayo tuyivanyemo, ntabwo iri mu gihe cyiza cyo kubaka urugo. Gushyingiranwa ari uko wumva ubigombwa bizakubera bibi ubuzima bwawe bwose.
Hari impamvu abantu benshi bashyingiranwa: watewe inda n'umusore cyangwa se wayiteye umukobwa. Pasiteri umukuru w'itorero mu rusengero usengeramo yakubwiye ko aricyo gihe cya nyacyo, aricyo gihe cyiza. Ababyeyi bawe bagoza ku nkeke. Nyamara kwishingira cyangwa se gushyingiranwa n'undi muntu kubera ko bagushyize ku nkeke ntibitanga amahoro. Ni ikintu kikuremamo ukwicuza gake gake kugeza bikurenze. Gushaka umugore cyangwa se umugabo byakabaye amahitamo aho kuba ahantu ho kwihisha ibibazo byakugarije. Buri gihe nuhitamo kubaka urugo ukabihitamo utabireba neza ngo ubihamanye n'ubushake bwawe n'umutima wawe, bizaba bisa nkaho uri kwiyandikisha mu rugendo rw'ahazaza rushaririye kandi uzifuza gutoroka no gucika ejo cyangwa se ejo bundi. Gusa nanone ibeshye gato utinde gato cyane, naho umukino maze uzaguhindukireho. Nyuma yo kuzuza imyaka 30 hari ikindi kintu kibaho ku bantu. Abantu benshi iki gihe baba baramaze guhitamo inzira zabo. Abenshi mu bakurebaga baba baravuye mu nzira. Utangira kwiheba kuko n'abagutereta cyangwa se abakuganiriza, abakuganirizaga, abakubazaga amakuru, ikiziga cyabo gitangira kuba gito kikagabanuka. Iki gihe ntabwo uba ugihitamo urukundo, uba ugomba gufata ibisigaye byose, ibije byose, ibibonetse byose. Ibaze nawe uko kugorwa nk'uko nguko. Icyo gitutu birigaragaza. Abantu benshi bashyingiwe bakuze cyane ntabwo baba bumva ko bari kumwe nabo ubuzima bwabo bwari bwarandikiwe, ahubwo biyumva nkaho bari ahantu ho kuruhukira. Ni ukubura uko bagira, nta yandi mahitamo, nta rukundo, upfa gufata ibije. Ibi bihita byumvikanisha impamvu igihe cyiza cyo kubaka urugo ari hagati y'imyaka 28 na 32. Buri mpamvu kuri iki gihe uba waragiye utsindwa kenshi n'ubuzima, utenguha na benshi mubo mwahuye muri ubwo buzima, ku buryo ubuze icyo ukeneye nawe ukeneye. Uba waramaze kumenya ibitagenda neza n'icyo bisaba ngo bigende neza. Uba waramaze gukira ibikomere, nta na kimwe mu bishya cyangwa se mu byagukomeretsa bishya byaza byakubaho maze ngo bizagutungure cyane. Icy'ingenzi cyane kuri iyi myaka haba hakiri amahirwe yo kugera kuri byinshi nta gitutu, ukubaka ubwami bwawe ku isi kandi ukahasiga umurage. Ntabwo uba uri muri ba bandi biruka ku bandi, uba usuzuma imico n'indangagaciro ubundi ugahitamo uwo ushaka. Ngira idirishya aho ubukure, imyaka, ariko kandi n'isoko ubutunzi bihurira, imyaka 28 kuri 32. Gusa ibi ntacyo bivuze nta ntego ufite. Byose twatondetse kubikurikiza nta ntego ufite cyangwa se ugira ni ubusa. Mu gushaka umugore cyangwa umugabo, intego yawe ifite igisobanuro kinini cyane kuri iyo ngingo. Intego ngiki kintu uba ugomba gushingiraho mbere yuko tunareba imyaka y'ubukure. Turabisobanura. Mu gihe cyose uzaba utazi impamvu nyamukuru itumye cyangwa se ituma ugiye gushyingiranwa, ntuzabikore. Ntuzabikore kubera imyaka, ubwoba, amagambo, umuryango, idini, cyangwa se kuba uri mu bwigunge, loneliness. Ntuzigere ubikora kubera ko abandi bose bari kubikora. Abasore mwabyirukanye bose bafite abagore, abana mwabyirukanye b'abakobwa bose bafite abagabo. Ibyo ntibizakuyobye. Ntabwo urushako ari ibintu byoroshye, ni ikintu cy'akarande ruragukurikirana. Fondasiyo yawe, urufatiro rwawe, niba nta mbaraga rufite, uzaba uri kubaka ikiza kamere kizaguhitana. Ikitaguhitana kizagutesha agaciro, cyangwa se nanone kigustresse, kigutesha umutwe ku rwego uzabyicuza. Ibi ntibyita ngo ufite imyaka ingahe. Buri gihe jya wibaza ikibazo kimwe: ese uyu muntu ajyana n'intego zanjye? Amahoro yanjye arayongera cyangwa se ayamira bunguri? Uyu muntu twakubakana ikintu kirenze muri iyi si? Igisubizo niba ari hoya, ntuzabyinjiremo, ntuzabijyemo. Kubera ko divorce ntabwo ari application muteretaniraho ngo muratandukana maze uyisibe. Divorce ijyana n'igiciro, igiciro wishyura. Irinde cyane kwishura mu gisebo ukireba. Divorce bizagusaba amafaranga mu rukiko, rimwe na rimwe ubuvuzi bwo mu mutwe n'ibikwibasira cyane, abana batagira base cyangwa se ba nyina. Iyi ngingo yagatumye utagendera ku myaka wubaka urugo. Shaka umuntu wa nyawe uzi neza ko azajyanirana nawe akantu ku kandi ndetse mukayoborana. Kubaka urugo ntabwo ari ibyerekeye imyaka ufite, ahubwo ni ukwishyira ku murongo. Gusa kubanza gusobanura neza icyo ushaka biruta byose. Niba utiteguye, gumya uri ingaragu. Ntabwo urakira ibikomere by'imibanire wagiye unyuramo, gumya wihangane.
niba ushaka kubyumva kimwe nawe atari mu murongo wawe mugikure cyane. Mariage ntabwo ari ibigezweho, ntabwo ari ukwishimisha, nta nubwo ari urundi rwandiko rw'ubuzima. Next chapter. Oya, ni mission, ni ubutumwa bw'ubuzima bwawe bwose. Nuhitamo umwunganizi mubi mu gihe kibi, ntutakaze urushaka uruzima gusa, ahubwo uzaba wanatakaje umurage wawe wo ku isi, legacy. Nuko nk'uko dufunitse urwandiko rwa mariage cyangwa se rw'urushako rw'uyu munsi. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dusheho kubaha ibiganiro byinshi nk'ibi. Ntiwibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi mu group ubamo kugira tubashe gusangizanya ubumenyi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwe mushyigikira. Ciao ciao.